Ntuzongere kunywa amata ya nido utabanje kureba iyi video kugeza ku musozo. Nzi ko abantu benshi bakunda amata ya nido, rimwe na rimwe bakajya kuyagura hanze bakareba uburyo bayahisha kugira babashe kuyanywa, ariko abantu benshi bayanywa babona nyine bumva aryoshye ariko batazi uko aya mata akorwa, intungamubiri ziba zirimo, ingaruka aya mata ashobora guteza n'inyungu ariko ziba zirimo, ariko nanone bakaba batazi umuntu wemerewe kuyanywa n'utemerewe kuyanywa. Niyo mpamvu ugomba kumva iyi video kugeza ku musozo kugira wumve ingaruka n'ibyiza byo kunywa amata ya nido, ni bande bashobora kuyinywa n'ibindi turaza kuvuga muri iyi video. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere wabonye video zacu, kanda kuri subscribe, kanda kuri like kugira nyine abantu benshi bagende babona video dukora, izi nama tuba dutanga ahangaha, kandi nimba hari ikibazo ufite ucyandike muri comment turaza kugusubiza. Icya mbere ugomba kumenya rero ni uko amata ya nido ni amata y'inka asanzwe, okay? Usibye izina baba bayise ngo ni nido kubera ko yavuye mu bihugu by'Uburayi n'ahandi, ariko nyine ni amata asanzwe, ni nk'amata y'inyange bakagombye gukoramo ifu, amata y'ifu, maze bakayaguha nyine ukayanywa bakayita ngo ni nido, okay? Iki ni icya mbere ugomba kumenya, ni amata y'inka asanzwe baba barakoze mu nganda, okay? Aya mata rero n'ubundi aba ameze nk'andi mata, abamo ari amaproteine nka caseine, abamo ziriya calcium zigufasha, abamo izindi proteine, iriya hormone de croissance n'ibindi byose biva mu mata asanzwe. Ariko iyi nido ese yubaka umubiri, ifasha umubiri kurusha andi mata asanzwe? Oya, aya mata ni amata asanzwe nyine baba bakoze mu ifu. Icyo babongeramo gusa ni ibinyabutabire byongera uburyohe bwabyo, bikaba ari byo bituma abantu bayakunda kurusha ibindi. Naho ibindi usibye ibyo byongera uburyohe, ibindi ni ibisanzwe, okay? Iki nicyo ugomba kumenya. Ariko nanone aya mata ese umwana yemerewe kuyanywa? Mu by'ukuri mu mata ya nido habamo forme nyinshi, okay? Hari ubwoko bwinshi, hari ubwoko ushobora bwemerewe ku bana, hari n'ubwoko bw'abantu bakuru. Gusa icyo ugomba kumenya ku mwana ni uko umwana wese utaruzuza umwaka atari byiza kumuha amata, okay? Umwana wese utaruzuza umwaka ntabwo ari byiza kumuha amata. Kubera iki? Kuko umwana wese utaruzuza umwaka aba agikeneye amashereka y'umubyeyi kugira abashe kubona babasirikare bo mu mubiri, babasirikare barwanira umubiri, barwanya indwara, barwanya ibibazo byose umubiri ushobora guhura nabyo. Abo basirikare rero uyu mwana bakura muri ya mashereka aba ari konka, aba ari kuvana kwa nyina. Muri aya mata ya nido rero ntabwo haba nk'abo basirikare ngo bashobora gufasha uyu mwana, okay? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ugomba kumenya ni uko muri aya mata ya nido usibye ko ari amata, ariko baba bongeremo amasukari, ari nayo atuma ayo mata aryoha cyane kurusha amashereka asanzwe. Niyo mpamvu uyu mwana rero ukiri muto, iyo ugiye kumutangiza ayo mata y'inka kandi umwana ari umwana w'umuntu atari inyana, ibi ngibi bituma ubwonko bw'umwana budakura neza. Kandi urabizi intego y'amashereka y'umubyeyi na composition yayo yose ni uko ayo mashereka afasha ubwonko bw'umwana wawe gukura neza, amagufa y'umwana wawe gukomera, umubiri w'umwana wawe kuzabasha guhangana n'izindi ndwara zose. Iyo rero uwo mwana umutangije ayo mata y'inka, izo ntungamubiri zose zizamufasha kuzarwanya indwara amaze no kuba mukuru ntazabona. Ari nayo mpamvu ushobora gusanga umwana wawe kumuha amata ya nido ntacyo bitwaye, ari no gukura akabyibuha, dore ko muri Afurika usanga ababyeyi benshi bakunda abana babyibushye. Uyu mwana uri kubyibuha rero ukaba uri kubona umwishimiye, uyu mwana akabyibuha, ariko ejo n'ejo bundi ugasanga yabyibushye. Ugasanga hari n'abantu usanga hari umwana nigeze kubona wari ufite imyaka 2, umwana ufite imyaka 2 akaba afite ibiro 19. Urumva umwana w'imyaka 2 ufite ibiro 19 abyibushye nyine ukamubona. Uyu mwana mu by'ukuri umubyeyi we aba yishima, umwana wanjye arabyibushye, ariko umwana aba yarwaye, aba afite risiko yo kurwara umutima, diyabete n'izindi ndwara zose. Ibuka ko
abantu benshi batabizi, ibuka ko n'abana barwara umuvuduko w'amaraso, abana b'impinja hariya akaba yarwara umuvuduko w'amaraso ukaba banamutera na stroke. Kuko akenshi iyo tuvuze umuvuduko w'amaraso, stroke, imitima n'ibindi, abantu bahita batekereza ko ari iby'abantu bakuru. Umwana uri expose kuri ibyo bintu, amata ya nido, amata n'ibindi, ibyo byose bishobora kumutera izo ndwara zose igihe wamubahaye byinshi. Niyo mpamvu ugomba kwitondera ikintu cyose ugiye kugaburira umwana wawe. Okay? Iki ni icya mbere tugomba kumenya. Ariko ikindi tugomba kumenya, ese noneho nido ku bantu bakuru ishobora guteza ibibazo? Yego nyine ishobora guteza ibibazo. Ishobora guteza ibibazo bitewe n'uburyo uyinywa. Hari abantu banywa amata ya nido ugasanga nka kiriya gikombe kiba kirimo nk'ibiro 10 akaba yakimara mu kwezi cyangwa amezi 2. Buri kanya ari kunywa amata kubera nyine bwa buryohe na bya binyabutabire baba bashyizeho bituma amata aryoha, akumva buri kanya yanywa. Ibi ngibi bituma ubona za proteine nyinshi, bigatuma ubona za ntungamubiri nyinshi zirimo, kandi mu by'ukuri umubiri wawe ntabwo uba ukeneye intungamubiri nyinshi. Umubiri wawe uba ukeneye intungamubiri ziri ku rugero. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibuka ko muri ya mata nakubwiye ko abamo isukari nyinshi. Iyi sukari nyinshi rero iyo uyinyweye nyinshi ukongeramo n'isukari nanone, ibi ngibi bishobora kugucira kuri risike yo kurwara diyabete, umuvuduko w'amaraso. Ibi ngibi bikaba byatangira wumva ubyibushye, ugatangira kubyibuha, ibiro bikiyongera, ukagira ngo ni ubuzima bwiza, njye muri minsi ndi kunywa nido, ukagira ngo iyo nido iri kukuzanira amahoro, kandi iraza kugutera ibibazo utazabasha no kwivuza hakiri kare. Niyo mpamvu iyi nido ni nziza, ushobora kuyinywa, ariko jya unywa mu rugero. Okay? Kuko nukurikiza uburyohe bwayo nawe ukanywa nyinshi kubera gukurikiza kwa kundi byohereye ku rurimi, umva izagutera ibibazo utazashobora no kwivuza. None iyi nido bayitegura gute? Urabizi nido ushobora gufata amazi ashyushye ukavangamo akayiko, utuyiko 2 nuko ushaka, maze ukayinywa. Ibi ngibi ni ibisanzwe, ariko ikibazo ni uko abantu benshi badakoresha amazi afite isuku. Akaba niyo mpamvu igihe umaze kunywa amata ya nido bishobora gutuma uhitwa. Uku guhitwa mu by'ukuri ntabwo biba biterwa n'iyo nido, ahubwo biba biterwa na ya mazi arimo microbe, arimo virus, arimo amaparasite nka za amibe n'ibindi. Ibi ngibi ubwabyo byagera mu mara yawe, akaba ibyo byatuma urwara, ugahitwa, ukaruka, ugacika intege n'ibindi bibazo byose ushobora guhura nabyo. Niyo mpamvu ugomba kubyitondera. Ariko nanone, ese nido, aya mata ya nido ashobora gusimbura ibindi biryo? Kuko usanga abantu benshi, njye ndinywera amata ibindi mube mubiretse, njye ndinywera amata ya nido, njye ndinywera amata ya nido n'irindazi, ndinywera amata ya nido n'ibiki, ugasanga ni amata. Ariko reka mubwire, amata ya nido nubwo ashobora kuba meza kubera za ntungamubiri zirimo, nubwo ashobora kuba afitemo ziriya calcium n'ibindi byose nakubwiye, ariko ntabwo asimbura indyo yuzuye. Kuko indyo yuzuye ni indyo uvangavanga, ugafata inyama, ugafata imboga, ugafata ibishyimbo, ugafata imbuto, ugafata ibinyampeke. Uko kuvangavanga nibyo umubiri wawe uba ukeneye. Umubiri wawe ntabwo uba ukeneye kurya indyo imwe buri munsi. Iyo ufashe indyo imwe buri munsi rero ugira ikibazo cy'imirire mibi. Iyo ugize ikibazo cy'imirire mibi ku muntu mukuru, ikimenyetso cya mbere ni uko utangira kurwaragurika, ugatangira kujya ucika intege, ugatangira kujya ubura ibitotsi, ugatangira kujya uhora uribwa mu nda, kuribwa umutwe, kuruka, kurwara igifu n'ibindi byose, byatewe n'iki? N'iyo mirire yawe yo gushaka ngo ni amata ya nido, ni amata ya nido, ni amata ya nido. None ku bantu barwaye diyabete bagomba kubyitwaramo gute? Umuntu wundi urwaye diyabete yakagombye kwirinda kunywa amata ya nido menshi. Uzanywe duke dushoboka, kuko nakubwiye ko haba harimo isukari, dore ko muri iyo sukari muri aya mata ya nido nawe akenshi uba ushaka kongeramo isukari ngo kugira wumve bwa buryohe bwiyongere. Iyo ibi ngibi rero ubikoze urwaye diyabete, isukari yawe yatumbagira, ingaruka zizakubaho umva byagukomerana, twe tukakwakira kwa muganga. Urumva rero amata ya nido mu by'ukuri uyanyweye mu rugero nta kindi kibazo ni sawa, ariko kwirinda kuyanywa igihe waba uzi ko urwaye diyabete byaba byiza kurusha. Ku bana nakubwiye ko ku mwana utarageza ku mwaka no hejuru
atagomba kuyanywa. Okay? Tukaba dugushimiye kuba wadukurikiye. Nimba hari ikibazo ufite ku mata ya nido cyangwa hari icyo wumva bavuga ngo mata ya nido bavuga, andika muri comment turaza kugusubiza. Cyane ko abantu benshi usanga bagenda bumva ibihuha hirya no hino. Ibi ngibi akaba aribyo bituma bakora amakosa amwe n'amwe cyangwa bakirinda gukora ibintu runaka bitewe n'ibyo bumvishe. Turagushimira nawe utaha. Bye bye.